The Zoom TV 24. Hanyuma amakuru ni meza. Nitwa Alicia niyibizi ndi umunyamakuru wa The Zoom. Wewe witwa nde? Asifiwe. Asifiwe turabasuye rero. Karibu. Hari ikisi? Byose. Twakomanze igihe kitari gitoya cyane banza umwari. Narindi mu cyumba ntabwo nari kubumva. Hano turi ni hehe ubwo? Ni mu rugo. Abone usurasa neza. Murakoze. Uremera ko tuganira? Hari abantu baduhaye nimero yawe batubwira ko dushobora kuganira, sinzi niba ari karibu nyine turinjira tuganira. Ni karibu mwinjire nta kibazo tuganira. Mama arahari cyangwa papa? Ni njye ari na mukuru wanjye. Mama ari he? Nawe uhari. Nawe papa? Nawe uhari. Bose ntabahari. Batubwiye ko mwibana hano mu rugo ubundi mweho na mukuru wawe ababyeyi ntabahari, wenda ni story ndende turaza kuganira n'ubyemera. Turibana. Byose uratuganiza nta kibazo. Murakoze. Namwe murakoze. Ifasha rero tujye mu rugo. Twizere ko abantu bameze neza mu bice bitandukanye, abakurikiye The Zoom TV nkuko mubibona imbere yanyu turi kumwe n'umwana mwiza cyane ubona ko atuje cyane. Tugiye kuganira ibintu byinshi, ni inkuru ntekereza ko yakoze abatari bake ku mutima, ni ubuzima babayemo. Ushobora kubona umuntu ari inzobe gutya bayeho neza, ariko mu bundi buzima bya bindi tuvuga ngo ibitaravuzwe ugasanga ni inkuru ikomeye cyane. Turakwakiriye kuri The Zoom. Amakuru ni meza. Hanyuma uriyegereza mikoro kugira ngo tuvuge tuganira neza. Uratangiye utwibwira, natubwire hano turi ni hehe? Nitwa Mukobwa Asifiwe, ndi umukobwa. Anga turi ni mu rugo. Ufite imyaka ingahe? Ngiye kuzuza 18. 18. Uri umwana wa kangahe hano mu rugo iwanyu? Ndi umwana wa kabiri. Wa kabiri? Mu bana bangahe ubwo? 5. Mu bana 5. Abahungu, abakobwa tubwire. Abakobwa turi 2, abahungu ni 3, ariko muri abahungu bapfuyemo. Wapfuye yari we mukuru? Yarankurikiraga. No kwihangana cyane. Ufite imyaka ingahe harya? Ngiye kuza 18. 18. Hanyuma tuvuge ku babyeyi, ufite ababyeyi bombi, ubuzima buhagaze gute? Nari mbafite ariko ubu nawe papa yarapfuye, mama nawe arafunze. Sinzi niba atari banga mama afungiye ibiki? Ntabwo ibyo ngibyo nabivugira kuri kamera. Amaze igihe kingana iki afunze umubyeyi? Imyaka 2. Imyaka 2. Hanyuma se Asifiwe twaje hano ni kwa nimero yacu dushyiraho tukavuga ati umuntu wese wenda ufite ikibazo ushaka kuganira natwe, ufite ibibazo bimuhangayikishije, wifuza ko wamukorera ubuvugizi nawe twaganira. Ni umuntu wabatworiyanseho cyangwa se wabatwoherereje bavuga ko mubayeho mu buzima butari bwiza, mufite ibibazo wenda tugira ngo wenda unatubwire papa wawe yarapfuye, mama wawe arafunze, mubayeho mute hano se nk'uko ubibona nyine biragoye, nta kazi ngira na mukuru wanjye nta kazi ngira agira. Ubwo nyine urumva biragoye cyane, yaba mu mirire, mu kwambara, gusa nyine umuntu nyine agerageza ibishoboka ku buryo nyine abantu batamubona ukundi. Ubundi ikibazo byapfiriye dubuhamya gatoya tubwire papa. Sinzi yapfuye ryari? Ni kera narindi moto nifite imyaka 6. Hashize igihe kinini. Hanyuma tubwire rero mama akimara gufungwa birumvikana ko ubuzima bwashaririye, duheraho. Mama yarafunze, bakimara kumufunga nigaga ndumva ari nko mu wa 2 nimba atari mu wa 1. Uwo mugabo we nyine ntago yabyumvaga, nyine imisoro yatangiye, ariko nyine nyuma biza gucamo dutangira kubaho neza, ariko byapfiriyeho bashiki baje kuba hano. Hari mushiki we nyine bamwita Adefina, n'undi bita mami nyine n'abandi. Baje hano nibwo ibibazo byatangiye kuba, gasanye n'intambara. Hari igihe bari bagiye mu cyaro iwabo, nibwo nyine baje. Nari ndyamye batwara imyenda, ariko mbere bari barakodesheje inzu ahantu bita mu Kamenge, baraguze n'ibintu byose mu nzu. Nibwo baje nyine bashiki batwara imyenda yose,
ni bashiki ba papa wawe? Ntago ari papa n'umugabo wa mama. Barayitwara nyine turabimenya, bigeze nimugura mukuru wanjye atwara abana kugira ngo bataza kubatwara. Uwo mugabo bahuye mwaka umwe undi aramwirukankana, bukeye nyine baragenda, haciyeho nk'iminsi 2 nongo umugabo araza aramutwiba, nyine dusigara gutyo. Kuko nyine impamvu yaje kumutwara nuko arazi ko nta kintu na kimwe yasize mu nzu, umwana we yazicwa n'inzara. Ni ukuvuga ngo hari aho uvuze ntumvishe neza, uravuga ngo ntabwo ari papa n'umugabo wa mama. Ni ukuvuga ngo ntabwo muhuje papa mwese? Papa wanjye yapfuye nyine mama afite turi 3. Mama nyine yaciye imyaka ahita ashaka undi mugabo, ari babyaranye abana 2 batoya. Uwo mugabo mwigeze mubana mu nzu hano? Twarabonye imyaka igera kuri 6. Yaje kugenda aterera uwo mugabo we? Nanjye sinzi ko byagenze kuko nta n'ubwigeze atwicaza nk'abana ngo atubwire ngo mufite amakosa, nimba ari abikosora bikosore. Natwe byaradutunguye, ariko nyine umuntu utari papa wawe, icyo mwapfanaga ari mama wanyu akaba atagihari, ntabwo yakomeza kukurera. Ni ukuvuga ngo mama wawe yakimara gufungwa mwabanye na papa cyangwa se twabanye uwo mwaka umwe n'igice? Mwabanye umwaka umwe n'igice. Mwari mubanye guteho ubuzima? Ubwo turanavuga wenda kujya gusura mama, mwajyaga mujya kumusura, bimeze gute? Twarabanye bashiki bataraza, nta kibazo cyari gihari, twasuraga mama nk'ibisanzwe pe, nta kibazo. Ariko kuva bashiki bazi ibintu byose byarahindutse. Byahinduwe ni iki? Bashiki be ntago mwabanye neza? Bashiki nyine bashiki ntago nzi ukuntu bari bameze, cyane cyane no bita Delphine. Yari ameze ukuntu nyine n'umwana mubi pe, ntago natinya kubivuga nubwo wenda nubwo yazabibona. Gusa nyine ntago ari umwana mwiza. Ubundi bafata umwanzuro kugenda, yagiye mu cyari wabo. Yari umuntu nyine twambarana gutyo, agarutse nyine agaruka yarahindutse, atakituvugisha ibintu byinshi. Ari naho nyine natwe kugenda ntago tuzi uko byagenze, ariko nyine nuko nyine natwe tutarebaga tutanabikekaga, kuko yari umuntu ikintu gishira mu nzu akahita aha. Ariko benda kugenda bararetse ibintu byose birabanza birashira, babona kugenda. Yanganaga tubwo uwo bashiki be duhiye nk'ikigero cy'imyaka? Barabasumbaga? Mushiki we turi gutya mu muhanda ushaka kugira ngo ndamuruta, ariko afite imyaka 26. Undi we ntago nzi imyaka afite. Ariko niwe mukuru? Uwo wundi utibuka imyaka niwe mukuru? Niwe mukuru, bamwita mami. Bamaze nk'imyaka ubwo mumaze igihe kingana iki mwibana hano? Hano tugiye kumara amezi 3 twibana. Ubuzima bumeze gute? Ko muravuga ati baragiye bagenda nta na kimwe basize, ibintu byose baratwaye, n'ibyo kurya bagiye byashize. Ubuzima nakubeshye pe buragoye kandi cyane. Wenda umuntu ashaka kubona ukuntu umuntu asara igihe umubiri nyine ari Imana yaramwihereye. Gusa nyine ubuzima buragoye, nimba ubona siniga, nta kintu nkora, abe na kimwe, uri kumva ko bigoye. Ku myaka 18 ubundi nahoze mbyibaza, wenda turaza kubigarukaho n'ukuntu mubayeho. Ku myaka 18 wakabiga, ntago ubwo bizagenda gute kwiga? Ku niba mama wawe na papa wawe ubwo barafatanyaga wenda ukiga, ubu mama arafunze, umugabo wa mama wawe wakwiye kuba wenda afite izo responsibility nawe yarabataye, ubwo amashuri yenda no gutangira, bizagenda gute ubwo? Nanjye ntago mbizi neza, ubu mubwire ngo ntago mbizi, kuko mukuru wanjye nuriya nawe uko amubonye nta kazi afite, n'ibyo kurya ni ikibazo. Ubwo se urumva twakwishyiraho umuzigo gute? Ubwo nyine no kwicara, ubwo nyine uko bizagenda biza niko tuzagenda tubyakira. Ubwo rero warangije kwakira se kureka ishuri? Ko ndabikubaza nkumva nta n'icyizere ufite wenda cyo gusubira ku ishuri. Njye nta cyizere mfite kuko nzi ko nta n'amafaranga yava, niyo mpamvu ubona ko nta kintu yabimbwiye. Nanjye mfite nyine nawe yava najyayo. Mama bamukatiye imyaka ingahe? Azamara imyaka ingahe muri gereza? Ni imyaka 9. Imyaka 9. Ni ukuvuga ngo se iriyo myaka 9 ubwo yose muribanye hano, mubana hano muri bangahe ubundi? Hano mbana n'ura mukuru wanjye n'akandi kana nyine kare gatoya. Abandi ni inshuti zacu nyine, kuko babazi ko irungo ryatwishe baza kudusura. Mutunzwe n'iki se? Ari ukuntu umuntu avuga ati wenda mama bataramufunga yakoraga ibi bintu runaka, cyangwa se papa yasize. Hano turi ahantu bita mu Busanza, wenda twibutsa abakurikiye Zoom TV ko turi mu Busanza, ni hirya gatoya, ahantu ubona ko hari n'icyaro, ariko nta bindi bikorwa wenda bari bafite ku buryo umuntu yavuga ati nibyo bibatunze ubu. Oya, nta bikorwa ntabyo. Mama nawe yaratunzwe n'uwo mugabo.
hanyuma uwo mugabo se ntabwo ajya nabahamagara kuri telefone ngo ababaze uko ubuzima bumeze, abohereze wenda n'udufaranga duke? ariko umuntu yafata umwanzuro wo kubata ukumva ko subwo wakumva ko agufitiye izemwe wapi ntago aduhamagara, nta nibyo kumenya uko tumeze hari nta nubwo babimureba. hano ubwo yigeze abasezera cyangwa se? ndakubwiye ngo basi niyatwicaza akavuga ngo ngiye kubera iyi mpamvu, nta mpamvu yavuze, gusa wenda nagendaga numva amagambo ngo agiye ngo kubera ngo twamunaniye, ntago sinzi nyine we ku giti cye afite ukuntu yabibonaga, gusa nta muntu yigeze umunanira. yavuga kuba mwamunaniye kubera iki se? ntago mbizi, nyine ni amagambo y'abantu ngo twara ibintu nyine byinshi, gusa nzi ko nyine ibintu bitigeze biba. hanyuma se mbere wenda duhereza ishusho y'ubuzima, wenda mbere uwo mugabo agihari nabo bashikiwe nubwo wenda bitari bimeze neza cyane, ubundi ubuzima bwagenze neza nubwo nari nyine umwana papa yari agihari, kuko papa nabwo amaze gupfa nabwo ibibazo byarakomeye, mama nyine akajya akora akazi kari ko kose kamugoye kugira ngo nyine tube akazi kabi pe kandi tukiri abana. none se iyi nzu niyo papa wawe yabagamo mbere cyangwa niyo uwo mugabo yaguze? oya, iyi nzu niyo papa na mama babagamo kera. hanyuma papa apfuye mama wawe nibwo yaje kubanamo n'undi mugabo, ubwo no kuvuga ngo uwo mugabo yabaga muri iyi nzu papa wawe yubatse mbere? hanyuma se mu buzima busanzwe umugabo yitaga gute ku rugo? ndavuga wowe wa nyuma yuko papa wawe apfa. sinkubeshye nta kintu namugaya nta n'icyo namushinze, yitaga uko bikwiye pe. yakoraga iki mu buzima busanzwe se byatumaga wenda abona amafaranga yo kubafasha uko mwabyumvaga? yakoraga muri rege. hanyuma amaze kugenda n'abana be ntago mukivugana? abana kuva bagenda sindababona abe na rimwe, ngewe gusa ngewe ntago najyayo, nta nubwo naho batuye sinajyayo pe. baturaho ubundi ku buryo muvuga ati batuye ari epfo kuri militari? none no kuvuga ngo mutuye mu gace kamwe? nundi kuva hano njya ni nk'igare ry'ijana kandi. nuwa papa ntajya nagaruka ngo arebe avuga ati babana ba ase nanjye nakubwiye icyaduhuzaga ni mama, ntago turi abana be ku buryo yavuga ngo ngaraduhangayikiye. oya, ikibazo cyose twagira twakipapa tukimama. hanyuma wenda se mama wawe na papa wawe, mama wawe n'uwo mugabo wundi babyaranye abana mbere yuko bamufunga? barahari babiri. bo barihe? bari kumwe n'uwo mugabo yarabatwaye. ni ukuvuga ngo we yatwaye abana yabyaranye na mama we, mwebwe arabareka? bo bafite nk'imyaka ingahe? umwe afite 2 undi afite 3. mwese ntabwo mujya wenda kubareba abana ba mama wanyu? oya, simukurangiye yigeze kujyayo rimwe ariko njye sindagiyeyo na rimwe. njye ntabwo nagiye kuko nshobora kujyayo akagira ngo wenda ari n'icyo umuntu aba ashaka. ariko muravuga nk'aho papa ajya kugenda n'ubundi mutari mubanye neza ku buryo no kujya kumusura no kuba yaza kubasura bikiri ikibazo? oya, ntabwo uwo mupapa ntabwo twari tubanye nabi pe, ahubwo nyine bashikiwe. njye navuga wenda ko yahindutse kubera umuryango. bashikiwe uravuga ko aribo bamugomoye? n'ubu ngubu nyine bashikiye bariyo sinajyayo pe, kuko nabo ndatekereza ko batatinyuka kuza hano. kubera iki mwagiranaga n'andi makimbirane? n'andi makimbirane yari ahari. hanyuma se mubayeho muti? ubwo yo tuvuga kubaho ni imibereho, kurya kabiri, kurya gatatu, kurya bya mu gitondo biba binashoboka? ubwo nyine iyo bibonetse murarya, bitaboneka mukaryama. nta handi hantu nta bandi bavandimwe bandi mujya mugira wenda kumva ba mama wanyu? ubwo n'uvukana na mama, bavukanaga na papa bo ntabwo bajya baza nibura ngo babiteho? ndakubwira ko ndakeka wenda dushobora kuba dufite umuryango munini simbizi, gusa ntawe uzi ngo tubayeho ute, n'ababizi ntacyo badufashije. byatewe n'iki kuba barabashyize ku ruhande, yaba abo kwa mama banyu ntababitaho? ntabwo mbizi pe. umuntu yavuga ko rero mubayeho mu buzima bubi bubabaje? ubundi twe tumeze nk'imfubyi nubwo mama wenda, ariko kuko iyo wimenya buri kimwe cyose nta muntu ugufasha.
Numva ni ibintu bigoye cyane. Hanyuma se mama wanyu muri ibi bihe bya corona birumvikana muri gereza ntabwo bajyaga gusura abantu, umuntu yabaga wenda yabaga afite yacyoherezaga ku buryo bw'ikoranabuhanga. Mwigeze muvugana mu myaka maze afunze? Mama nyine akoresha ubushaka kuko nyine azi ko nawe umugabo yadutaye akatuvugisha nyine akaduhamagara kuko twese azi nimero zacu akaduhamagara. Mama wanyu ajya babwira ngo ki muri gereza, ajya barema umutima w'icyizere, bimeze gute? Nyine no kutubwira ngo mukomere, tumaze kuba bakuru nyine natwe dushaka ubuzima gusa tunyuze mu nzira nzima. Naho nindaga kugera ubundi mwibeshaho gute? Urumva ni ibintu bigoye, wenda yanabasize reka mvuge ko mutari muri agacuka, ni ibintu byabagwiriye, ntago mwari muzi ko uwo mugabo wa mama wanyu azabasiga. Ubuzima ni bwabatunguye mukabona isi bikaragiyeho? Mama afungwa nyine bamufunze ndi ku ishuri, nta nubwo narenze ibyari byo. Nagiye ko nabona mukuru nyine aje kundeba, barambwira mama bamufunze, sinabyakire, numvaga nyine ari butaye. Ahantu nyine umuntu abyakire nuko twagiye ari ku rukiko nyine rukuru bagiye kumukatira, nibwo twese tubona ko ibintu bihindutse uko twabikekaga. Baramufunze, bamaze kumufunga papa mabanye umwaka wose ugera, ni umwaka nibura nyuma y'uko bamufunga? Ni umwaka n'amezi nyine baramufunze nyine ndakomeza ndiga, bigeze hagati biranga ndabireka. Hanyuma se twahoze tuvuga ku masomo, sinzi ni ibibazo nyine kubaho gutyo nta cyizere, nta hantu umuntu akora ubushobozi, ariko wenda se ujya uvuga ati mbonye umufasha nasubira kwiga, ubushake buracyari cyane ko mbona ukiri na muto. Nyine ndetse kwiga aho ngaho nahise njya kwiga ibintu by'imashini kuko ari byo bitari bigoye, ntabwo twishyuraga amafaranga menshi. Nyine nize igihe gito, ibihe bya corona bitabizamo, bijemo nyine bivamo yaragiye, sinahita nyine mbona uwanyishyurira ngo nkomeze mbyige. Mbere ariko mubana na mama mukiri kumwe n'uwo mupapa, ushobora kuba mwari mubayeho neza? Nawe ndakeka babibonye, nta kintu twari tubuze. Kuko nabonye nkigera hano ubona ko hari akabati, ubona ko abantu bafite akabati kameze kuri yabo bantu bari babayeho neza. N'amasahani nabonye ari amasahani meza cyane, ndetse no muri saro ubona ko nta kintu hatwaye. Tubwire ishusho ukuntu mwari mubayeho mbere ku buryo umuntu anavuga ati ubuzima bwarahindutse kuko abana noneho basigaye bababaje. Papa mama kibana n'uwo mugabo twari tubayeho neza ndetse na cyane, nta kintu twaburaga, twabonaga buri kimwe cyose, twari tumeze neza. Ngo bitagaho nyine? Ntabwo nyine ni mama nyine watwitagaho gusa yifashwagamo n'uwo mugabo. Hanyuma se mama mbere bataramufunga yakoraga iki we mbere, niba wenda atari ibanga cyangwa atari kubyinjiramo cyane? Mama yari umucuruzi. Yacuruzaga ibiki? Yacuruzaga ibintu byerekeye n'ibyo kunywa na butike. Nubakimara gufungwa na business yahise ihagarara yose? Si urumva yakomeza? Yesi bihagarara. Nta wundi muntu wari ufite yarafite wenda yo gukomeza kubyitaho cyangwa? Nanjye nari ndi muto pe, kandi ntabwo ko nkaho nari ndi umutesi kuruta nuko abitekereza. Mbere wari waratese mbese. Hanyuma se tubwire, utekereza yubaze ihazaza hawe utari kumwe na mama imyaka 9, duhe ishusho, ubitekereza gute? Yewe ikintu mba ntekereza, mba numva bigenze nk'uko mbishaka, ibintu najya mu bintu nyine bya sinema nyarwanda, ndabikunda cyane. Ubona byagutunga? Byantunga. Hanyuma ntabwo ujya wiheba iyo utekereje ko mama azamara imyaka 9, gatekereza ko abavandimwe yabo bo kwa mama n'abahoze ari wo kwa papa wawe batabasura, ntabwo mujye mumva ko ubuzima bwashariye buriya? Twiheba nyine biraza, mukagira n'ibibazo nyine ukumva isi irarangiye, ariko hari igihe ufite abantu bakuba hafi, baguhumuriza nyine mu bintu byose. Nk'uriya muntu ari hano, uriya mungu bitabonore ni umuntu tuba hafi byahatari nyine, arabafasha, araduhumuriza uko bikwiye cyane. Ni naho nendaga kugera, abaturanyi wenda sinzi ibibazo byanyu barabizi? Kankubwira abaturanyi
nawe umenya ngo twabwiriwe cyangwa twaburaye. Gusa nyine abenshi nabo nuza kwigiraho inshuti abashaka kujyana amakuru epfiriya ku mugabo wabaga hano. Ugasanga nyine abenshi nabakwishima hejuru. Ariko nyine nago karitsiye yose ariko mutagira umuntu bumva. Uwo twumva nuriya mutipe na mama we nyine. Uvuga ngo bajya muburara cyangwa mukabwirirwa iyo byanze? Biraba ndetse na cyane. Uvuga ngo kugeza ubu ikibazo mufite kirenze ibindi ni ikihe muri runo rugo rwanyu ubwo ni babiri? Hajya ni babiri batatu? Ikibazo kibagera ni cy'imirire nyine. Umuntu nyine abakoresha ibishaka kuko na mama harabakeneye ibintu byo gukoresha amavuta n'iki. Nire kuko abayumva ko turi hanze araduhama ngo mushaka uko mubigenza munyereza amafaranga. Nuko nyine ukumva hataye umutwe. Birumvikana no kwihangana cyane ntago byoroha kugira umuntu ufunze by'umwihariko mama. Ba mama burya ubwo ababyeyi bose bangana ariko ba mama tubaho umwihariko ukomeye. Hanyuma mu buzima busanzwe hano twabonye hari n'abantu bahinga aho turi, nta n'udusambuye wenda mufite hano? Ni inzu, ntabyo isambu ntabyo ni inzu. Ubwo ni ukuvuga ngo umutungo wenyine muzi wa mama wanyu yari afite na papa wanyu ni inzu n'ibikoresho birimo. Nta n'ibindi bintu mwumvaga wenda bari bafite ku buryo muvuga ati wenda ariko twumvaga bafite inzu ahandi runaka wenda hakodeshwaga? Ni inzu ntabwo ari uko yari imeze, mama yayivuguriye nyuma. Nacyo nyine cyari ikiraro twabagamo bisa nk'ikiraro. Kuko nyine aho twabaga baratwirukanye tuza kuba hano bisa nkaho nyine tubana n'inka imwe bahirya natwe tubamo hano. Nyuma mama nibwo yaje kwivugurura. Ni n'inzu nziza, urumva ko hari amafu rwose nta kibazo gihari. Hanyuma wenda sinzi hari abantu bo wumva wanashimira ukavuga ati aba bambaye hafi, ariko se ubuyobozi ntabwo mwigeze wenda mubwira nk'iki kibazo cyangwa mumwe mubaho ubwo buzima bwanyu bw'ibanga bumeze gutyo bushaririye ariko ukavuga ati reka tubeho muri ubu buzima gutyo? Sinabwa ngo ubuyobozi bw'inama mvuge ngo aba naba, gusa ubuyobozi bw'inape nta kigenda. Ikintu cya mbere kibaranga ni ruswa. Ntabwo mvuze ngo n'uyu nguyu cyangwa uriya, gusa niko bameze. Ntabwo bigeze ni ikibazo cyanyu n'uwo mupapa nta nubwo bigeze bamukurikirana avuga ati kuki wataye abana? Hari abaje hano uwo munsi byabaye adota, ariko nabo ni nk'aho batwumviye ubusa, barigendeye. nawe yigeze ugaruka nyuma ngo arebe ngo byagenze. Rero ntacyo pe, ubundi nta nyine tubayeho nko mu mahanga umuntu yimenya. Kuko navuga ko kuva bagenda ahangaha hacitse abantu bakihaza. Ariko sinumva ikibazo gituma abantu batabasura. Ni abenshi nyine baroga bigenda gutya? Ntabwo turoga, gusa nyine natwe arabo twagiye twicira hano bitewe n'uko tubazi n'ibyo bagenda bavuga. Uru rwango rwaturutse ruturuka impamvu hazamo ibintu by'urwango ni uko bamwe bavana ibintu hano bakabijyana epfiriye, ugasanga nyine hajemo ibintu by'amakimbirane. Nubwo njyewe ntabwo ngo utambaza batuye hehe aba ngabo umugabo wa mama ngo makubwire, gusa nzi ko ari kuri militari. Ariko umuntu ashobora kuza hano kugusura afite ikimugenza kandi nawe ubizi. Ubwo ni ukuvuga namwe muganira nabo muzi? Oya, nta kuganira. Nkanjye iyo niri hano nirwa niryamiye, nakumbwira naba naganiriye ni inshuti zanjye nyine bakeya nyine baraho. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Icyo twabwira abantu ni uko nyine nyuma y'ubuzima haba hari ubundi buzima. Ikindi kandi icyizere se nyuma y'ibirenze wenda ntimujya mukigira, mujya mugira icyizere mukavuga ati icyizere mu buzima umuntu akigira bitewe n'abamutera imbaraga. Mujya mubona abantu batera imbaraga namwe mukumva ko nibura musubijwemo imbaraga mu gake? Njyewe mba umuntu utera imbaraga arahari, ahubwo nazi. Nyiraga nawe umunsi umwe tuzamusura tubwire wenda harya abantu rimwe na rimwe badakunda ibintu by'itangazamakuru. Hanyuma hari umuntu ushobora kuba akurikiranye iki kiganiro akavuga ati mbese nuko bimeze. Ikindi kandi twibutsa ko abantu hari igihe umuntu akurikiranye ikiganiro akumva ni fotokopi y'ubuhamya bwe, bibaho rwose, ariko kuba umuntu akiriho nicyo gishoro. Hanyuma nk'umuntu hari umuntu ushobora kuba akurikiranye ikiganiro akavuga ati umuntu twamufasha gute, wifuza kubageraho, mujya mwemera ko abantu babafasha ibintu nk'ibyo? Ntekereza ko nta muntu wabyanga, wifuza kubafasha cyangwa se
kuza no kubasura kubona mujya muba munakeneye nabo bantu bagusura kubona amasura mashya y'abantu bakurema agatima yakubona yababona bate yazi Kanombe hano ni mu karere ka Rubundi ka Busanza mu murenge wa Kanombe ubwo umudugudu banza ariyo antenne. Okay, kuri antenne. Hanyuma hari nimero yanyu twayitanga wenda kuko hari abantu twe ntago dukeshi twumva ko hari umuntu ushobora kugira ikintu cy'ubufasha akavuga ati bari abantu tumvishe bakeneye nekiza ko cyambere mukeneye hano inzu murayifite ariko mukeneye imibereho niba nakurikiranye neza cyangwa nkurikije n'ukuntu mbibona mukeneye imibereho no kuvuga imirire ibintu n'amasuku urumva abakobwa mukenera n'udukoresho tw'isuku imyenda umuntu ashaka kubafasha nk'ibyo nta nimero yanyu mwatanga wenda kugira ngo bazabigerereho okay twayitanga nane nimero yanyu wenda umuntu ashaka nko kubavugisha ni 07 8 1 1 6 7 nasubiramo 07 8 1 1 6 7 uke bari yande ni yanjye okay niyo bakubonaho hanyuma wenda dusoza niki wabwira cyane hari abantu bari muri situation nk'iyanyu gufungwa k'umumama k'umubyeyi undi mwabanaga kaguta ni ibintu umuntu yakira mu buryo bworoshye oya biragora ndetse byangiza n'umuntu mu mutwe nyine agatangira gutekereza byinshi hanyuma niki wabwira cyane nk'abantu bari muri ubwo buzima mu busangiye nabwira nyine nibakomere nyine nibihebe nyine wumve ko ubuzima burangiye nubwo umuntu atabazi ihereza ryabwo gusa nyine ni ukwihambira bajye bihambira ku kintu nyine wumve ko bagishobora okay iyo bigeze nk'iki gihe umukobwa cyane nabonye mukimwe muri abakobwa gusa bijya binabaho nyine ko ntabishuka mujya muhura nabyo byo kuvuga ati n'ubundi se ko badutaye ariko wenda ukigarura ukavuga ati mana uturengere oya nyine ntabwo babura ari abantu sinzi nyine ko hari abantu nyine bakunda kwinjira no gusangira abenshi barantinya kwa kenshi mba ncecetse okay ntabwo wabaye murakara ariko nizere ko no ari uguceceka gusa twemeze nese nyine umuntu anyuzamo agaseka kuko nyine insekisha byinshi ariko ntabwo isigiye cyose uruseka mujya mugira icyizere ariko ko ibintu bizacamo mukishima umuntu agira icyizere ariko se nyine ukigira bite hari igihe kigira hari igihe kigenda okay hanyuma dusoza ikiganiro cyacu ubonye ubufasha wasubira ku ishuri ugakomeza cyane ko amashuri yenda kuzatangira wumva ufite ubwo bushake ku buryo uvuga ati mbonye ubwo bufasha wenda nkabona n'umuryango wanjye ugiye ubaho ubwo ni ukuvuga abo wasize ishuri narisubiramo byakunda ntabwo umuntu nyine yabyanga yasubirayo okay reka tugushimire kandi twizere ko umunsi wundi tushobora kuzagarukana n'abandi bantu beza cyane okay naribi ndabashimira nyine mwakoze gusa nyine abantu nashaka gushimira wabashimira nta kibazo ndashimira umutipe bita Shakura atuye Kicukiro nawe n'umwana mwiza byatarakunda kumfasha muri byinshi undi nshimi wari hano amfashije yaza nkamushimira kuri kamera wagenda ukamuzana nta kibazo urumva ko ni inkuru iraho ariko kandi inkuru ibabaje arumva abana bagize ibibazo mama wabo baramufunga bamufunze ubwo umugabo washakanye na papa wabo umugabo washakanye na mama wabo nako nawe arabata mu nzu ubwo basigaye ari babiri ariko aravuga ati hari umuntu ushimira katureba araje hanyuma kubera icyo mushimira cyane wenda mu gihe ataraza impamvu mushimira ni inshuti yanjye byatari nyine akunda kumba hafi atugira inama kuko banadutaye arahari niyo umuntu atubaye hafi cyane kuruta n'abandi bantu twagiye dukurana b'imiryango kandi nawe nyine sakuze gusa afite ibitekerezo bimuruta uvuga ngo nubwo ari muto niwe inshuti yanyu cyane umva nyine wamenya ngo twariye cyangwa nitwariye ngo birumvikana ko hari igihe ajya n'abazanira n'ibyo kurya none se ko numva bikaze
mama wanyu ariko ajya kugenda yababwiye ngo iki? ntacyo ntabwo karibu kuvugana. Komera nawe rero. Uricara hariya barashaka kugushimira. Okay, witwa nde? Uramuha mikoro none mujye muganira umwerekejeho nta kibazo. Hanyuma iyi ni Desum TV 24 ubihangane niba tugukanguye. Ariko ngo bashaka kugushimira. Hanyuma twaze tuganira n'uyu mwana aratubwira uburyo kibabayeho hano ubuzima bwabo natubwireho gato ikubize. Murakoze. Amazina yanjye yitwa Sengamana Honore. Ni birebire nyine ako nyine ndi Imana igenda bacira inzira buke buke. Nyine babayeho mu buzima bugoye nyine butari bwiza cyane nyine. Okay. Ko nyine buri wese yabwifuza. Ngo ababyeyi babo mama we ngo wabo arafunze papa we yarabataye. Abamaze nk'igihe kingana iki baba hano wenyine? Bagiye kujya se nk'ameza 5 gutyo. Babayeho nabi. Hanyuma se uri inshuti yabo cyane baragushimira. Inshuti yawe maga. Biroroshye kubaho muri ubuzima ukurikije wenda uko murabana mu buzima bwa buri munsi? Ntabwo byoroshye bene gatoya nyine. Ako nyine bike nyine komisisha nyine genda wenda yakira buke. Hano mbere wari ubazi batarahura n'ibibazo bari babayeho gute mbere? Baza taba n'ibibazo babayeho neza. Nuko nyine umuryango nyine bafite abana n'ababyeyi nyine babishimye. Ako nyine bishimye karameze neza. Ni bike bigenda byanga nyine uko. Papa yaraje atwara abana abatwara byari byagenze gute niba ubyubukaho gake? Ndumva nari ndi mu rugo baramamagara ambwira ngo umupapa wagaga nyine gashaka kugenda. Nyine afite sister wabo umusito nyuma papa nyine yaba kanserenga cyane. Nyine akabashyiraho pressure cyane nyine. Anje nyine kuvuga umusito nyine avugaga n'umupapa nyine. Nyine anje kusanga bafatanya umwanzo wo kugenda nyine. Kujyana ibintu n'abana batwara. Ubwo batwaye n'abana bose. Imodoka araje rapakira n'ibintu bari bafite ibintu byo gupakirwa. Barabatwaye bajyanye wa mbere bakabinaza kumutwara. Basigaye abana babiri hano mu nzu bonyine? Hasi bagoye n'uriya na umbebe muto wabonye. Okay. Batunzwe n'iki ubwo? Hano babaho gute? Nta kaduka bafite? Nagutse nyine nagushakisha nyine bike. N'ubuzima butoroshye rero? Ntabwo bworoshye. Namwe nk'abaturanyi mubafasha ikizi? Muraturanye hagati aho? Ndimba hafi ya kunyine nk'adutonye nyine. Nyine ntabwo nyine wahaza ukwifuza kwabo ako iyo nyine babaye hafi nyine biba bikemutse wenda. Ariko nyine kuri kumwe nabo nyine babibaye. Okay. Ukurikije ibyabaye hagati y'imiryango story irambeze n'iki? Nicyo ubona abantu bakwiriye kwigiramo? Nyine cyo kwigiramo wenda nimba bagusigiye umuryango urere neza. Utererana kuko wenda n'ejo byaba no ku mwana wawe cyangwa se kundi ufate nkuko nyine wafata umwana wawe. Uyibatererana bito ko bagusigiye wenda nabamenyeje nyine nk'umuntu. Okay. Twumvaga mbere ba mukase ubu none turi kumva mukanyina ubwo twese twabivuga. Naho umuntu yavuga ko ntago yabyanzura ariko biragoye kubana nabo iyo bigeze mu bibazo bikomeye. Bigoye kubana nabo. Iyo bageze ibibazo bikomeye barabatererana bakigendera. Okay. Niko wabibonye ukurikije? Niko nabibonye. Ariko nyine sinzi ko mba bose ko bameze. Nyine batabagenda. Okay. Hanyuma rero reka gushimire ngamuhe mikoro yashaka ngo gushimira uhari ngo uri mu bantu ujye ubafasha cyane ukabazana no kuduporezo niba ari abantu babivuga. Rero hanyuma ngamushimire rero. Okay, nge ndamushimira cyane. Nyine ntacyo mfite namuha ntacyo pe gusa ndamushimira ni inshuti nziza cyane. Ni iki mushimira by'umwihariko cyane muri iki kibazo uvuga ko yabafashijemo? Yambaye hafi kuruta umuryango kuruta buri umwe. Yabaye ahantu hanini cyane abandi bose batabaye. Okay. Hanyuma dusoza hari ikintu nari nkomojeho ndavuga ati twumvaga abantu ba mukase
none turi kumva mukanyina cyangwa se nyina niba sinzi wenda kuntu babivuga ariko ni iki mwigiramo cyane cyane ari abantu bakunze kuvuga nyine ko n'ubundi batagufata neza cyangwa se mukundana y'urukundo rugihari ariko n'ubundi icyo kintu cyo kuba atarakubyaye usanga rimwe na rimwe kikugiraho ingaruka niko bitekereza ukurikije wenda n'ibyabaye cyangwa se ubona nyine ntabwo ari ibintu byakitirirwa abantu bose ntabwo nyine mbizi nimba ariko bose bameze si icyo umuntu yigiramo ntabwo nyine waha umuntu icyizere cyawe cyose ngo umutege amaboko kuri buri kimwe hanyuma dusoza n'icyo wabwira cyane cyane reka mwite ndamwita papa wanyu nubwo atari papa wanyu ariko ubu reka mwite nk'uko wamwisa mwise umugabo wa mama wanyu n'icyo wamubwira cyane cyane ko mwarabanye muri mu buzima bwiza abana na mama wawe muri mu buzima bwiza ariko ubu noneho bigeze aho bitari mu buzima bwiza wamubwira icyo ukurikiza ubuzima murimo namubwira nyine namubwira ndamushimira aho yadufashije gusa nkanamushimira ko yatweretse icyo abana ari cyo ko umuntu isaha n'isaha yaguhinduka nyine yaduhaye icyigisho mu buzima agarutse se kubatwara cyangwa se agarutse mu bane mwabyemera aho umuntu ageze amaze kwiyakira twumva nyine ko ibintu byose uko bije ari kubyakira rero nta kuntu manu wakubabaje ntabwo wamuha amahirwe mu buzima ko atakongera ariko aho yagiye yashatse undi mugore cyangwa yajyanye n'abana gusa ntabwo ibyo ngibyo byo tubizi nimba yarashatse cyangwa atarashatse ntawe ubizi yari mukuru ariko nyine ntabwo ari umwana arimo hanyuma reka tubashimire cyane ku kiganiro mwaduhaye kandi twizere ko n'undi munsi tuzagaruka ibintu bimeze neza kandi abantu bazajya babasura nyine ni ukujya mubakira neza nkuko nyine musanzwe natwe mwatwakiriye hari ikibazo se nta kibazo tuzagaruka kubasura ikindi birumvikana iyi story hari abantu benshi yakoze ku mutima mwihangane nyine bibaho ntabwo isi isakaye niko abantu bakunda kuvuga yanyagiye aba bana namwe ishobora kubanyagira nubwo tutabyifuza ariko icyo twavuga ni uko hagati aho dushobora gufashanya wifuza gufasha abo bana wifuza kubasura no kubaganiriza kuko nabyo barabikeneye abana nk'aba bakeneye n'urukundo bakeneye n'umuntu umubwira ati ibintu bizarangira bakeneye umuntu ubabwira ati nyuma y'imyaka 9 mama uzongera umubone baba bakeneye umuntu ubabwira ati nubwo mama adahari ufite umuryango kuri iyo nimero rero ushobora kubahamagara mukavugana mukabasura cyangwa se mushobora no kwishyira hamwe mukazabasurira hamwe byose birashoboka njye nitwa Didasi niyebizi nanjye nimuzajya kubasura nimuzasige ndabizi ko nanjye tuzagaruka nizera ko tuzagaruka mu ibintu bimeze neza none ugaseka ariko ujye unaseka si byose nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda